uretse kwiyahura nk'uyu nguyu mu by'ukuri yaragiye hehe. Uyu Evariste Ndayishimiye yahagurutse aravuga ati ngiye kuba natera igihugu cya Uganda, nyamara igihugu cya Uganda mwibuke ko kiri mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Rero igihugu cya Uganda tuyutse ko ari cyo cyatoje igisirikare igihugu cy'u Rwanda. Rero kuvuga ngo niba warananiwe u Rwanda ngo ugiye gutera Uganda, ariko si bingi nyaboneka mwaje murya amafiriti, mwamara kurya amafiriti mugahaga mukagereka inzoga zanyu zihenze, mwarangiza mugasuragura mu buri mwarangiza mukaryama. Rero ati ngiye kwa natera Uganda ibyo yamukoreye habuze gatoya iba yamuhitanye kubera ko yahise asaba imbabazi. Rero umuhungu wa Museveni, Yoweri Kaguta Museveni, Kainerugaba, yahise avuga ati mu by'ukuri nta na rimwe tuzihangana umuntu wari wese washaka guhungabanya umutekano wa Uganda. Igihugu cya Uganda cyaratuvunye, rero nta mpamvu yo kuza kuba mwadunganyabanyiriza umutekano. Rero reka tuanze tubasabe nyaboneka nimba mutarakora subscribe, mukore subscribe kugira ngo video zose dushizeho mujye mubasha kuba mwazona, kandi niba utarakanda kunzogera kanda kunzogera kugira ngo tuje tugwa notification video yose dukoze, kandi nimba wumva video igufashe nyaboneka uyisharinge mandi magroupe kugira ngo ibintu bashikuba byagenda neza. Uyu rero Evariste Ndayishimiye ni umwe mu president bo muri East Africa bakunze kuvuga ko bazatera u Rwanda, bakunze kuvuga ko u Rwanda rwo ruteza umutekano muke mu karere, ariko mu by'ukuri aravuga ati nta na rimwe nzihangana igihugu cy'u Rwanda ngiye kuba nagitera. Ibi ngibi byaravuzwe biracicikana birakwirakwira, ariko kugeza n'uyu munsi ntarafata nibura n'akabuye gato yakisarabwaye ngo abashe kuba yatera mu Rwanda. Aribyo bigaragaza ko mu by'ukuri yananiwe. Rero amaze kunanirwa yahise yadikira igihugu cya Uganda. Igihugu cya Uganda rero cyahise kimuha gasopo, kirabwira giti uramenye, kiramwihanangiriza, kirabwira muti utazongera na rimwe, nuramuka wongeye kubikora, nuramuka wongeye kubitekereza tuzagusibangana n'igihugu cyawe, noneho uburirwe irengero. Cyo bavandimwe, rero ibi bintu ntabwo biba byoroshe kugira ngo ubashe kuba wabasha gutekereza ko uzatera igihugu kigenzi cyawe cyangwa uzatera president mugenzi wawe. Ahangaha ubundi kugira ngo utere igihugu kigenzi cyawe bigenda bite? Kugira utere igihugu cya mugenzi wawe cyangwa se utere mugenzi wawe, ushora intambara kuri mugenzi wawe, nuko ushaka kubisaba muri UN kandi na East Africa ikagusinyira. Icyo gihe ugaragaza impamvu zituma mu by'ukuri urwana na mugenzi wawe, none izo mpamvu bakaza kuzisuzuma, amara kuzisuzuma icyo gihe noneho bakaguha uburenganzira kugira ngo go ahead. Ibi rero ntabwo ari byo Evariste Ndayishimiye yakoreshewe, yahise avuga ati ndahagurutse ndagiye, ariko si ibintu bibaho mu by'ukuri. Kwiyenza umuntu. Ibi rero nibyo babwiye bati banza utekereze neza ibyo ugiye gukora, numara kubitekereza neza uzamenye ikizavamo. Ibi rero ntabwo yigeze abiha agaciro, rero bakaba bamuhaye gasopu, kandi uko bamuhaye gasopu nani ku Rwanda rwamuhaye gasopu n'ubwira ati uzibeshe ugere hehe, uzibeshe tukwereka ibyo tuzakora. Nshuti y'abavandimwe, ubushakashatsi bwakora muri Leta Zunze Ubumwe z'Ibitekerezo byanjye bwasanze umuntu agomba kurya ibyo afite akabirya mu mahoro, akabirya mu mutekano, kugira ngo abashe kuba yaramuka kandi akomeze kuba yagubwa neza. Ibyo dukora byose rero dukomeza kubashimira ibyo dukora, kuba mudukurikirana. Imana ibahe umugisha.